RPF turagushigikiye. Igihe Kigali yari mu muriro w'intambara, hari abagabo bake bari bashinzwe discipline, umutekano na operasiyo z'ingabo za RPA Inkotanyi. Nguyu Inkotanyi cyane, umwe mu banditse amateka ku rupapuro rw'umuriro, umugabo wayoboye muri tari polisi ya RPA Inkotanyi, akarwana nk'intare kugeza ku munota wa nyuma. Ariko hari icyo abaturage batamenye, uyu akaba umwana wishimira kuba umwana w'intwari z'u Rwanda. Uwo nta wundi ugiye kudutangira urupapuro rw'amateka guturuka mu majyaruguru ya Uganda muri Guru kugeza tariki ya 1 Ukwakira 1990 ikaya Gitumba. Ni Lieutenant Colonel Edward Kalangwa. Niba ugeze hano bwa mbere, ngaho kanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibaza ubu. Yitwa MM ikaze. Imvura y'amahindu ndari buba n'inzu nibazi cyane cumuye mu Rwanda. Ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro kuri iyi chaîne ya YouTube Isaha ya None TV, aho tuvuga u Rwanda, tukavuga ubutwari bw'intwari, ubutwari bw'agatangaza, amahoro n'iterambere ry'u Rwanda. Nk'uko bisanzwe rero utangira twibaza ikibazo ariko tugasoza tugisubije. Gusa igihe nibazaga naje kungwa mu gitekerezo cy'umukunzi wacu yaciye mu bikari bya Isaha ya None TV, maze agira ati mwazadushakiye amateka y'uko Inkotanyi zafunze umuhanda Kigali Gitarama mu matariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 1994, abatutsi bakarokorwa. Uko barokorwaga n'Inkotanyi harimo Afande Kadafi Kazintwari, ubwo yategekaga ko ahazwi nko kuri Apekore afungurwa kugira ngo abatutsi babone aho bihisha, kubera ko amasasu yaragicicikana mu kirere. Ariko nanone igihe nibazaga ikibazo shaka igisubizo, naje kurwa ku ifoto ifite urwibutso kubahigwaga mu mujyi wa Kigali ubwo barokorwaga n'Inkotanyi. Inkotanyi z'amarere zari ku muvuduko wo hejuru. Nahise ndekura igisubizo gitangira gitya: kugira ngo mbone igisubizo cy'uyu muvandimwe, byansabye ko tureba urugamba rwarwanye n'Inkotanyi mu minsi ya nyuma mu mujyi wa Kigali mbere y'uko intsinzi iboneka tariki ya 4 Nyakanga 1994. Utu byose bitangira rero byatangiye bite? Ku mugoroba wa tariki ya 6 Mata 1994, indege y'uwari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana irahanurwa. Bucya tariki ya 7 Mata 1994, umugambi wari warateguwe n'ababisha utangira gushyirwa mu ngiro. Iyi message yahise yihuta ku mugaba mukuru w'ingabo za RPA icyo gihe, Afande PC. Ubu ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubu, maze nawe kwitegeko ryihuse, nta kubaza nta kujijinganya, ku muvuduko uri hejuru cyane, ategeka ko ingabo zose zari ziri mu birindiro zihaguruka zikajya guhagarika ubwicanyi by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ibi yabivuze ku itariki ya 8 Mata 1994 Imiyove. Maze koko abasore bambarira urugamba, Inkotanyi zishyira mbere gutabara bahigwaga. Reka gutembereze umujyi wa Kigali wose mu 1994 n'ubutwari bw'Inkotanyi bw'agatangaza. Ubu wumva ukumva nka za filime zitegurirwa i Burayi. Ibi ntabwo byari Burayi, byaberagwa mu rw'imisozi igihumbi, ubwo abana barwo batabazaga u Rwanda ariko bakitabwa n'abana b'intwari. Reka ntangire mvuga nti iyi Kigali tugendamo, Kigali duhahiramo, Kigali dushakiramo akazi, Kigali twifotorezamo, Kigali twishimiramo. Mureba gufatwa kwayo byaragoranye cyane ubwo Inkotanyi zageraga mu mujyi wa Kigali, ariko izi Nkotanyi zazimenyereye urugamba rwa Jungle War. Gusa Kigali muri icyo gihe hari amazu menshi. Ubwo rero urugamba Urban Warfare niho ruzira. Ubundi urugamba rw'i Kigali by'umwihariko Nyamirambo rwayobowe na Afande Nzaramba Maritini, afite mobile force ya 21 nyuma y'ifatwa rya Kanombe Airport ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 1994. 21 mobile force yaje kwerekeza Rebero iyobowe na Afande Nzaramba Maritini, wari Lieutenant Colonel yungirijwe na Major Kalisa Dominique, ubundi wari usanzwe azwi ku kazina k'inka ya Thomas. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu bambuka Nyamirambo. Uwo munsi operasiyo ntiyagenda neza ku buryo batigeze bagera ku mwanzi. Exfari bari bamenyereye ibice bya Nyamirambo, nyuma yaho barisuganyije
maze bagaruka ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu amashagaga bagendiye amarere. Afande Peace Paul Kagame yongeye mu inama atanga ibitekerezo bishya, maze kuko inkotanyi zimanuka ku bwinshi aje bateranya Mirambo ku Kimisange, Kivugiza, rwa Rutabura no mu Miduha hose haratererwa icyarimwe. Ariko kubera ko bari batangiye urban combat, ntabwo imirwano yihutaga nk'ibisanzwe, ku buryo byari bisobanuye ko kuva ku nzu imwe ujya ku yindi byashoboka gutwara hagati y'iminsi 3 n'ine, kuva hasi Kivugiza kugera ku muhanda wa Nyamirambo hejuru byafashe ibyumweru 3 barwana muri iyo minsi. Bibutse ko twari tumaze kwinjira mu kwezi kwa gatandatu mu 1994. Rero nyuma y'ibyumweru 2 bari Nyamirambo bazanye reinforcement ya batayo ya gatanu yari yobowe na Lieutenant Colonel John Mugabo Sauri yungirijwe na Fande Mulisa John Bosco. Batayo 21 Mobile Force ihera kwa Gaddafi ideployinga imanuka yerekeza Biryogo kuri 40, noneho basigara bagabanywamo n'umuhanda wa Kigali City Center. Nyamirambo adu yari hakurya, inkotanyi ziri hakuno. Noneho reka twinjire kugira ngo Kigali baje kuvamo byagenze bite, ari naho tugiye kugera ku gisubizo cy'umukunzi wacu turaza kwisangamo twese. Kugira ngo Kigali baje kuvamo nuko habayeho gufungura imihanda yinjira muri Kigali. Batayo 101 Mobile Force yari yobowe na Colonel Charles Muhire yungirijwe na Afande Gaddafi Kazintwari yafunze umuhanda Kigali Gitarama yifungira Runda ku Ruyenzi, ku buryo duyi atashoboraga kwambuka ikiraro cya Nyabarongo. Aha rero muri aya matariki 10 na 15 niho inkotanyi zabuhoye abatutsi bahigwaga mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko bigizwemo uruhare n'iyi batayo 101 yari yobowe n'umunyabigwi intwari cyane Charles Muhire. Bibutse ko iyi ni batayo ya 101 yayoborwaga n'intwari yacu Intare Batinya Leti Senior Officer Kayitare. Nyuma yo kwitaba Imana mu 1993, iyi battalion yahise iyoborwa n'uyu munyabigwi wacu maze yungirizwa na Leti Gaddafi Kazintwari. Aha rero uno habereye ibitangaza, maze kuko inkotanyi ziyereka fari ku muvuduko uri hejuru cyane, ari naho rero uyu munyabigwi wacu Leti Gaddafi Kazintwari yaje kugera muri aka gace maze arokora abatutsi bahigwaga, maze anasaba ko afungurwa inyubako ya Apecor. Inyubako ubyasabye ko bayirasa kugira ngo inzugi zarimo zibashe gufunguka maze abatutsi baboneho bakinga umusaya. Aha rero niho hari urwibutso abaharokokeye batazigira bibagirwa ko rutazigera ruva ku mutima wabo, na n'ubu iyo barwibutse bahita bivuga abanyabigwi intwari inkotanyi z'amarere ubwo zabageragaho bakigera kuri Nyabarongo. Rero aha rero ni kwingo y'ishyamba n'abana bayo ku muvuduko uri hejuru cyane, nta kureba inyuma, nta gukebakeba, nibwo yabageragaho. Iyo nta yindi ni batayo ya 7 Mobile Force yari yobowe n'umunyabigwi cyane intwari cyane Leti Colonel William Bagire. Yahise ifunga umuhanda Kigali Ruhengeri yufungira Shyorongi za Kanyinya. Bamaze kuyifunga neza, noneho batayo ya 3 na elema za batayo ya 5 batera ku musozi wa Mo Kigali, aho ibirindiro bya Brigadier General Kabirigi byare. Ni intambara ikomeye yatwaye hagati y'iminsi 2 n'itatu irwano itavanwaho, icyo umugande yakita intensive fightings. Ahantu hose hari deployment. Aha rero nibwo inkotanyi zeretse umugoro w'ikirenge fare mu ijoro ryo ku 3 Nyakanga rishyira ku wa 4 Nyakanga 1994. General Kabirigi yayabangiye ingata ahitamo kwiruka kubera gufungwa kw'imihanda yose no gutakaza umusozi wa Mo Kigali. Ubwo rero ni nabwo intsinzi yaririmbwe bana b'u Rwanda. Ngiki gisubizo cy'ikibazo twatangiye twibaza. Nk'uko bisanzwe rero twajagajaza ibitekerezo mu nkangara yacu. Ibitekerezo muba mwashyizemo bivuga u Rwanda, maze tuga ku gitekerezo cy'umukunzi wacu watangiye atubwira ati muzadushakire amateka ya Afande Karangwa Edouard. Maze undi mukunzi nawe yungamo hepfo ati umubyeyi wa Tom Close. Natwe tuti nguyu inkotanyi cyane, intwari cyane, yaguye nk'ifarashi. Nguyu umugabo ugiye ku rugamba nk'intare. Inkotanyi yaharaniye igihugu kugeza ku munota wa nyuma. Yabaye mu ishyamba rya NRA mu gihugu cya Uganda, yambuka imipaka aza kubohora u Rwanda.
kandi izina rye risigara mu mitima y'abamumenye bose. Iyo bavuga amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, amazina amwahora agarukirana, ariko hari n'andi mazina akomeye cyane atakunze kuvugwa bihagije, nubwo yagize uruhare rukomeye mu kubaka ingabo za RPA Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Muri ayo mazina harimo Lieutenant Colonel Edouard Karangwa. Uyu musirikari yabaye umwe mu batangije urugamba rwo kubohora igihugu, yabaye battalion commander, yabaye operations commander, aza no kuyobora military police ya RPA Inkotanyi. Ariko mbere y'ibyo byose hari amateka y'umwana wakuriye mu buhunzi, wakuriye hanze y'igihugu cye mu gihe abanyarwanda benshi bari baramaze imyaka badafite igihugu cyitwa icyabo. Mu myaka ya nyuma y'igihumbi 1959 abanyarwanda benshi bahunze igihugu kubera ihohoterwa n'itotezwa. Imiryango myinshi yaratatanye, imwe ijya muri Uganda, indi ijya mu Burundi, indi ijya Tanzania, indi yisanga muri Kongo, bisanga mu buzima bw'inkambi, ubuzima bw'ubuhunzi. Hagenda havukira abana benshi ariko bagakurana ibibazo bitandukanye. Ese tuzabona igihugu cyacu ryari? Ni muri uwo murongo rero Edouard Karangwa mu mwaka w'1959 nibwo yabonye izuba. Gusa yaje gukura mu buhunzi bw'impunzi, ubuzima bwari bugoye ariko bwuzuyemo inzozi zo kuzabohora u Rwanda. Gusa yagerageje gukurikirana amateka n'inyandiko yewe n'abaganira ku butwari bw'intwari, bigaragara ko umuryango we ushobora kuba wari utuye mu Bugesera. Urubyiruko rwinshi rw'abanyarwanda bari muri Uganda, Afande Karangwa yakuranye umutima wo kurwanya uburenganzira bw'abanyarwanda Masindi mu burengerazuba bwa Uganda. Mu ntangiriro z'1980 Uganda yari mu bihe bikomeye bya politiki n'intambara. Hari haravutse umutwe wa NRA wari uyobowe na Yoweri Kaguta Museveni, ubu ni perezida w'igihugu cya Uganda. Uyu mutwe wari urimo abanyarwanda benshi bari impunzi muri Uganda. Leta Afande Edouard Karangwa yinjiye muri uwo mutwe wa NRA, aho niho urugendo rwe rwa gisirikare rwatangiriye gukomerera. Yabaye umwe mu basirikare bagaragaje ubushobozi n'ubuyobozi bwa gisirikare. Amakuru atandukanye y'abarwaniye muri NRA yagaragazaga ko Leta Edouard Karangwa yari umwe mu bayobozi ba battalion muri NRA, aho muri Uganda yari afite ipeti rya kapiteni, akaba yarayoboraga battalion ya 95. Icyo gihe yari afite ipeti rya kapiteni mu gihugu cya Uganda. NRA yaje gufata ubutegetsi muri Uganda mu 1986, ariko ku banyarwanda benshi bari muri NRA intambara ntiyari irangiye kuko igihugu cyabo ari cy'u Rwanda cyari kigifunze imbere n'inyuma. Hari n'abandi basirikare benshi baje kuba abayobozi bakomeye muri RPA Inkotanyi, ndetse binavuga ko uru rugamba rwo kubohora Uganda rwari rwariswe Bush Hall, ariho harimo abayobozi batandukanye. Abasirikare baje n'ubundi kwiyegeranya maze bakanoza umugambi wo gutera u Rwanda bagacyura abanyarwanda. Reka turibi bamwe mu babarizwaga muri urugamba rwa NRA harimo n'uyu munyabigwi wacu. Mu mwaka w'1986 igihe umutwe wa NRA National Resistance Army wafataga umujyi wa Kampala ugatsinda urugamba, abarwanyi bawo barengaga 16,000. Muri bo barenga 1/4 bari abanyarwanda. Leti Afande Fred Kisa Rwigema yari umwungiriza mukuru w'umugaba w'ingabo za NRA, yari mu bantu 27 ba mbere batangiye urugamba mu ishyamba mu 1981 ari kurwanya ubutegetsi bwa Uganda. NRA imaze gufata ubutegetsi mu 1986, Leti Afande Rwigema yagizwe minisitiri w'ingabo wungirije muri Uganda. Muri NRA harimo battalion nyinshi zitandukanye, harimo rimwe battalion, 7 battalion, 11 battalion, 13 battalion, 19 battalion, 35 battalion zari zigizwe cyane n'abanyarwanda. Uko tubikesha inyandiko zitandukanye zivuga ku mateka yo kubohora igihugu cya Uganda, muri NRA harimo abasirikare bari bakomeye cyane b'abanyarwanda, aho hagaragaragamo nka Leti Lieutenant Colonel Adam Waswa, Leti Major Chris Munyenyezi, Leti Major Dr. Peter Bayingana, Leti Major Steven Ndukute, Major Sam Kaka. Hakagaragaramo Leti Captain Ndamage wari uyoboye battalion 3 ariko akaza kwicirwa mu majyaruguru ya Gulu muri Uganda. Nawe rero akagaragara muri bamwe bagaragaje ubutwari muri NRA. Aba kandi hakiyongeraho nka Captain Tade Gashumba wayoboraga battalion ya 9, Afande Dudu Twahirwa wayoboraga battalion 21, Leti Afande Mico Edzo wayoboraga 35 battalion, hakaza Leti Afande William Bagire
wayoboraga bataliyoni ya 13. hakaza Leti Afande Edouard Karangwa hari nawo umunyabigwi wacu w'umunsi wayoboraga bataliyoni ya 95. hakaza Leti Afande Sam Byaruhanga wayoboraga bataliyoni ya 6. hakaza Afande Wahabu wayoboraga 55 bataliyoni. hakaza Afande Lieutenant Fred Nyamurangwa wayoboraga bataliyoni 27. aho rero naho hakaza hiyongeraho abandi banyabigwi batandukanye nka Leti Afande Kiza Wirex, Leti Afande Boniface Bitamazire, Afande Leti Vedaste Kayitare, Afande Paul Katabarwa, Afande Fred Maregenya, Afande John Gashugi, Afande Manuel Kanamugire, Afande Matayo Twagira Umukiza, Afande Leti Nathan Ngumbayingwe. abo ni abagize uruhare mu kubohora igihugu cya Uganda. abo bose bakaba bari bayoboye ku ruhembe n'umunyabigwi wacu intwari cyane Afande Peace. ubu ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. ubu intore izirusha intambwe. aha rero nyuma yo kubohora Uganda, bamwe mu basirikare b'abanyarwanda batangiye igitekerezo cy'urugamba rwo gutaha iwabo. muri abo rero harimo Leti Fred Gisa Rwigema, hari n'abandi basirikare benshi baje kuba abayobozi bakomeye muri RPA Inkotanyi. muri bo harimo nka Leti Major Peter Bayingana, Leti Major Chris Munyenyezi ndetse n'abandi basirikare benshi b'abanyarwanda bari bafite ubunararibonye n'intambara, bari baturukanye muri NRA mu gihugu cya Uganda. muri abo rero Leti Lieutenant Colonel Edouard Karangwa yari umwe muri abo basirikare bari bafite intego imwe, kugarura igihugu no gucyura abanyarwanda bose. tariki ya mbere Ukwakira 1990 urugamba rwo kubohora u Rwanda rwaratangiye. ingabo za RPA Inkotanyi zinjiye mu Rwanda ziturutse muri Uganda. iya mbere Ukwakira kuwa 90. mu basakije u Rwanda rwa mbere harimo Leti Fred Gisa Rwigema, niwe wari uyoboye urugamba. Afande Edouard Karangwa yari mu batangije urugamba nawe mu rugamba rwo kubohora igihugu. yagiye ayobora bataliyoni zitandukanye, aza no kuba Operation Commander mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. mu bice bya Kigali byabaye ingenzi cyane ku rugamba kugira ngo umushinga wa tariki ya mbere Ukwakira 1990 ugerweho. muri ibyo bice harimo umusozi wa Jari, ku Gisozi, Kami, Gikomero ndetse na Kaje Vuba. amakuru atandukanye agaragaza ko Leti Lieutenant Colonel Edouard Karangwa yagize uruhare mu bikorwa bya gisirikare byakorewe muri ibyo bice by'umujyi wa Kigali. Jari imwe mu misozi yari ifite strategic ikomeye cyane mu rugamba, dore ko muri icyo gihe cy'urugamba uwafataga Jari yabaga ashobora kugenzura ibice byose by'umujyi wa Kigali. n'ahantu habereye imirwano ikomeye cyane hagati ya RPA Inkotanyi n'ingabo za FARC. ku Gisozi na Kami byo byari bifite agaciro gakomeye cyane mu kugenzura inzira zerekeza mu mujyi wa Kigali cyarimwe. Gikomero yaje no kumenyekana cyane nayo kubera amateka akomeye ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. aha naho hari icyo byari bisobanuye mu rugamba. aho hose hari hakenewe abasirikari bafite discipline, ubuyobozi bukomeye n'ubunararibonye. aho rero intwari yacu Leti Lieutenant Colonel Edouard Karangwa niwe yagaragarije ubudahangarwa n'ubushongore n'ubukaka mu rugamba rwo kubohora igihugu, by'umwihariko gukuramo Kigali. mu rugamba rwo kubohora igihugu RPA Inkotanyi yari ifite military police, ntabwo yari polisi isanzwe, yari unit y'ingenzi cyane mu kubungabunga discipline, umutekano imbere mu ngabo no kugenzura ibikorwa bya gisirikare. military police yari ifite inshingano zose: kubahiriza amategeko ya gisirikare, kugenzura discipline mu ngabo, kurinda umutekano n'ibikorwa by'ingenzi bya gisirikare no gukurikirana ibibazo by'umutekano imbere mu gisirikare. aho rero intwari yacu Leti Lieutenant Colonel Edouard Karangwa yaje kuyobora military police muri RPA Inkotanyi. ibi byerekanaga urwego n'icyizere yari afitiwe. kuyobora military police mu gihe cy'intambara byasabaga ubudahemuka, ubushishozi, discipline ikomeye no kuba umuntu ushobora gufata ibyemezo mu bihe bikomeye. rero nubwo yari umusirikare ukomeye cyane, Leti Karangwa yari umugabo w'umuryango. mbere yuko asakiza u Rwanda mu 1990 yaje gushakana Leti Sergeant Grace Tukuze, uyu nawe tuzagarukaho mu biganiro byacu mu bushongore n'ubukaka mu kubohora igihugu cyamubyaye. maze mu mwaka w'1984 babyarana n'umwana bamwita Thomas Muyombo. uyu mwana niwe isi yamenye cyane nyuma nka Tom Close, umuhanzi w'icyatwa. ariko ubuzima bw'urugamba bwatumye abana babo bakura babona ababyeyi babo gake cyane. Tom Close yaje gutangariza kimwe mu binyamakuru byandika mu Rwanda ko yabonye se inshuro nke cyane mu buzima bwe, ngo hari igihe yigeze kumusura muri Nafu Uganda, mu majyaruguru ya Uganda, maze amuha bombo. wari n'igihe yamuhaye kaseti iriho indirimbo za morale za RPF Inkotanyi.
imwe mu ndirimbo yibuka yari kuri iyo kaseti iragira iti atatukonde kama misumari yeze tuzitoke vichwani. ubutwari bw'izi ntwari by'umwihariko iyi ntwari Leti Afande Karangwa Edouard bwaje kwemezwa n'umwana we w'umuhungu urubuto rubungabunga ubutwari bwa se. Ibi yaje kubyemerera ikinyamakuru Kigali Today aho yagize ati uyu munsi ndamutse mpfuye nabwira ababyeyi banjye ko ibyo barwaniye byagezweho. Ngo rero hari iminsi amateka yandikwaho amarira, hari amajoro igihugu cyose gituza kigaceceka. Umunsi umwe rero bucya inkuru yumvikana mu gihugu hose k'intwari itabarutse. inshuti yawe udateguha. Ni mu mwaka w'1995 byari nkaho izuba rirenze mu rwa Gasabo. Inkuru y'itabaruka rye yashenguye imitima ya benshi, bamumenye, ababanye nawe, abatojwe nawe, maze u Rwanda rwarutakaje imwe mu ntwari. Gusa intwari ntabwo zipfa nk'abantu basanzwe, zisiga icyuho kidapfukiranwa. Noneho reka turebe umurage yasigiye u Rwanda. inshuti yawe Urebye ubuzima bwa Leta Colonel Edouard Karangwa, hari isomo rikomeye ku rubyiruko rw'uyu munsi. Hari abantu bahisemo kubaho ubuzima bworoshye hanze y'igihugu, ariko bo bahisemo gutaha baganira n'igihugu cyabo. Benshi muri bo bari bafite akazi keza, umutekano, ubuzima bwiza muri Uganda, ariko bahisemo risk, bahisemo intambara, bahisemo kugenda banyagirwa kugira ngo abazavuka nyuma bazagira igihugu cyiza. Uyu munsi urubyiruko rw'u Rwanda rufite igihugu gitekanye, ariko ibyo byose byagizwemo uruhare n'intwari z'u Rwanda. Amateka ntabwo yubakwa n'abantu benshi bazwi gusa, hari n'abagabo bahisemo gukora amateka batuje, ariko ibikorwa byabo birivugira. Leta Colonel Edouard Karangwa yabaye umwe muri abo bagabo. Yaburwanye intambara ebyiri yitanze, maze asiga umuryango we, yitangira igihugu cyamubyaye, kandi umunage we uzakomeza kubaho. Abagabo nka Leta Colonel Karangwa ntibapfa, bahinduka amateka. Yarwanye intambara ebyiri kugira ngo abazaza bazabone igihugu kimwe. Hari abarwaniye ubuzima bwabo, ariko Karangwa yarwaniye ubw'igihugu. Iyo havuga inkotanyi zitanze by'ukuri, izina Karangwa ntirishobora kuburamo. Yabaye icyamamare ku mbuga nkoranyambaga, yabaye icyamamare ku rugamba. Imbunda ye yaracecetse, ariko amateka ye aracyavuga. Yasize umuryango, harimo n'umwe mu rubuto rwamushibutseho. Uwo nta wundi ni Muyumba Thomas, wamenyekanye ku izina rya Tom Cruise nk'umuhanzi. Ngayo amateka y'intwari yacu. Reka ndetse tumuherekeje iyi video, Imana imukomereze ijabiro. Twitisa None TV nimugezana bwa mbere, ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibazo. Nitwa MM, ibihe byiza.